Imana yaremye umugabo n'umugore, nibo bantu navuga ko ni fondation y'abantu babiri, ni igitsina gabo n'igitsina gore, nibo bari ku isi. Buri wese afite amabwiriza n'amahame Imana yamuhaye, agahabwa n'iyobokamana. Muri Zaburi 128, kuko icyigisho cyacu kirakora ku mashami abiri, kirakora ku muryango kandi gikore no ku magara mazima, kuko nibyo bintu dushaka muri uyu mwanya. Umugabo muri Zaburi 128 afite inshingano zigera kuri 5 asabwa kuzuza akaba abaye umugabo. Haravuze ngo hahirwa ubaha Uwiteka, akagendera mu nzira ze, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima, azahirwa. Umugore we azamera nk'umuzabibu mu kirambi cy'inzu ye, abana be bazamera nk'uduti twerayo bagose ameza ye. Ngibyo uyu mugabo. Ni bibi kubona umugabo yirirwa azerera, ni mubi kumubona mu kabari, ni bibi kumubona agenda yihumuriza abagore b'abandi, ni bibi kubona ari inkorotanya ashaka aho barwana gusa, ni bibi kumubona ari indyongozi bari inkuru zazi n'izatazi, avuga imigabane atarageza arenga n'igihugu. Ahubwo akwiriye kubaha Uwiteka, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, yarangiza akagendera mu nzira z'Uwiteka, akajya yishima kandi agahirwa, maze umugore we akaba ari we wa mbere ujya ku mbuto zo kuba ari umugabo wujuje ibyangombwa. Umwana we akarira ku meza atabaye mayibobo, akagota ameza adafite impagarara, adafite kurya arira, atafite gusigara rigata intoke, ahubwo se yaramuruhiye akamubeshaho. Nguko uko Imana ishaka ko umugabo yaba ameze. Yarangiza niwo mugambi w'iyobokamana nyakuri. Byadukiza abajura, byadukiza ababeshyi, byadukiza abamayibobo, byadukiza abapfumura amazu, byadukiza abanyarugomo. Biramutse umugabo wese mu buzima bwe, iki gihugu cye kigizwe n'icyumba araramo, kigizwe n'aho abika ibintu, kigizwe n'aho abana be barara b'abahungu, n'aho abakobwa barara, n'aho yakirira abamugendereye, icyo gihugu cyakakiyobora neza, ntikibemo umujura, ntikibemo umubeshyi, ntikibemo umunebwe, ntikibemo uwisuzugura, ntikibemo umunyarugomo, maze nawe akabona akaruhura polisi, agaruhura igisirikari, akaruhura keke sekirite, akaruhura leta, za prison ntizitangire kugaburira abatari bujye guhinga. Yarangiza ubwo icyo gihugu cyawe nawe ukakiyobora, waba uruhuye isi, waba uruhuye itorero, waba uruhuye n'Imana, waba uruhuye n'abategetsi. Niwo mugambi w'iyobokamana nyakuri, niryo tegeko ryahawe abagabo. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, paje yacyo ya 54 haranditse hagira hati, ni ijambo nibusomera gufi cyane ariko nshaka uvuga: un foyer n'est pas complet sans un père. Urugo ntabwo ruba rwujuje ibikenewe iyo nta se w'abana uhari. Ntabwo tuwe ko ariho benshi b'abagore bari kumwe n'abana babo base barapfuye, ariko nabo bafite impagarara. C'est à lui à veiller par sa manière d'être au sein du foyer. Umugabo niwe wagenewe kuba maso mu buryo bw'imikorere mu muryango we, même s'il est obligé de s'absenter fréquemment, nubwo asabwa kubera neza urugo, nubwo kenshi asabwa kuba atari mu rugo. Yagiye gukora, yagiye guhinga, yagiye gutegeka, yagiye kuyobora, yagiye gutanga inama. Ni koko yaba adahari kenshi, ariko amaso ye yo mu bwenge ayahanze iwe. Mfati même s'il est assez que l'idéal de la famille soit maintenu, kugira ngo icyerekezo cy'umuryango we gihore kigundiriwe. En revanche, sa présence dans le cercle de famille sera nulle s'il se plonge constamment dans la lecture d'un journal ou des livres. Ariko umuryango we yaba uhemukiye aramutse yicaye iwe gusa akisomera ibinyamakuru, akisomera ibitabo, ou encore cercle ou kabale, cyangwa se amasaha y'ikiruhuko gusa ayibereye aho gusa akicaririwe gusa ariko ntaganire nabe, cyangwa akibera mu kabari ou tout simplement dormir. Uyu mugabo yaba tujuje ibyangombwa, agiye arangiza amasaha ye kwiryamira imuhira gusa.
niyo mpamvu asaba kuba afite icyo ari gukora, aho abakuru bavuze ngo bundi burya yanduruka ari impogazi agataha ari inkame. Nimvuga impogazi ni ikinyarwanda cy'aborozi, ubwo abataroroye ntibabimenya, ni inka itari konsa kandi idafite amezi, iyo bayita ngo ni impogazi. Il est d'ailleurs attendu au foyer avec impatience par la mère comme par les enfants. Ubundi umugabo iyo atarataha akaba atari kiryana, akaba atari intare, akaba atari umunyarukoni, akaba atari umunyarugomo, akaba atari umunyarutoto, agera nimugoroba akumbuwe n'umugore n'abana be. Icyo nicyo nsomye ahangaha. À lui de tirer parti de ces heures précieuses, niwe wenyine ugomba gutuma amasaha afite agaciro ayakuramo amahirwe, quand bien même il serait accablé par la fatigue ou par les soucis, nubwo yaba aremerewe mu buzima kandi afite ibimutera amaganya kandi ananiwe, c'est qu'attendant alors de lui ce qu'il aime, c'est une invariable bonne humeur généralement génératrice du paix de joie. Icyo abamusha abe bitwa abe wa mugore n'ababana, icyo bamushakaho ni uruhanga rudahindagurika, ruhora rukeye, rugira ubuntu, rwunya amahoro n'ibyishimo. Nguko uko umugabo akwiriye kuba ari we, akwiriye kuba umugore we n'abana bamutegereje, akaba afite amahoro n'ibyishimo, akaba adahindagurika, akaba afite iyi miterere yo guhora akeye, bamubona akabakabona ko hari icyo abazaniye, mu byo abazaniye nubwo batabazanye amafaranga n'imineke n'ibindi, ariko akaba abazaniye amahoro n'ibyishimo. Ngicyo ingingo ya mbere umuntu w'umugabo yabazanye mu muryango. Umugore nawe afite inshingano, iboneka muri Migani 31. Muzabisoma, ngenda soma nihuta cyane. Afite inshingano nyinshi, niwe wubaka umubano, niwe ugaburira abana, niwe wigisha. Umugabo yitwa umutegetsi mu Migani 6:20, ariko umugore akitwa mwarimu, ni umwigisha. Bivuze ngo ibyo umutegetsi yamaze gutegeka, umubyeyi n'ugucengeza mu bana we be, cyane cyane ko benshi cyane ari abana bari mu cyo bita caractère imitateur. Imico y'abagore n'iryo shema ry'abagabo babo. Mu Migani 12:14 haravuze ngo umugore w'ingeso nziza ni ikamba ry'umugabo we. Hepfo harakomera ati ntabwo nabwo ndi mu mutindaho cyane, umudamu ndamuvugaho ibi bikurikira muri kino gitabo n'ubundi page ya 45 havuga ingingo nyinshi cyane zigize umugore n'akamaro afite mu muryango. Il est difficile d'imaginer un foyer sans mère. Biraruhije cyane gutekereza urugo rutagira umugore. C'est autour d'elle que tout gravite. Ariko ibyo mu muryango byose bigera ku barimo ari uko ari we bizamukiyeho, niwe rwego bizamukiraho. Et c'est grâce à elle que tout fonctionne à souhait. Kandi umugore niwe utuma byose bikora neza. Sans elle la maison est vide. Iyo umugore adahari cyangwa ari ingwiza murongo cyangwa ari igihombo, ubwo inzu ibisigaye ari umusaka. Ubwo kubw'ibyo niyo mpamvu c'est le père il est vrai qui assure le gagne-pain. Ni by'ukuri koko umugabo ari utuma haboneka gatsima. Mais la transformation de l'argent en objet utile, en vêtement et en aliment, ariko kugira ngo amafaranga azabingira akamaro, azahinduka imyenda n'ibyo kurya, tâche si délicate et l'œuvre de la mère. Burya umugore atabaye mwiza, nicyo gituma baciye umugani mu bakuru baravuze ngo ukurusha umugore abakurusha n'urugo. Niyo mpamvu burya wasonza bihari wahashye umugore aramutse adashyitse, abana bakwicwa n'inyota n'inzara, bakwicwa n'umwanda, inzu yanuka ikaba umusaka bidiramutse atujuje ibyangombwa. Yarangiza mvuge nti wenda aho ndatambutse naho ndabisanga n'ubundi hari igihe kibaho rero, ntabwo ingo zose hahora hari umugabo, hari n'igihe haba hatari umugabo, kandi bose batarabigizemo uruhare. Umubyeyi umwe yari umupfakazi, ndamusoma ahangaha muri Timoteyo ya mbere 5 havuga ko umugore w'umupfakazi akwiriye gutuma abana be bakundwa abo mu muryango wabo, yarangiza ntakunde kuzerera, ntadamarare. Yarangiza ibyo ntabwo mbitindaho cyane, ubwo nabarangiye igitabo aho reka mvuga umugore witwa Rura ahangaha. Aravuze ngo quand je me trouvais seul après la mort de mon mari, igihe nari nsigaye njyenyine umugabo wanjye yamaze gusinzira, avec mes 10 jeunes enfants, nari nsigaranye abana bato 10, dont l'aîné avait à peine 15 ans, umwana wanjye wa mbere yari atarashyikira imyaka 15. Uyu mugore arapfakaye, afite abana batoya, umukuru ufite imyaka 15,
ubu nibo yari asigaranye avec des ressources restreintes. Cyari gibabaje nuko n'umutungo yaransigiye nawo wari muke cyane, wari inyaranga. Je dis prendre de graves et rapides déterminations. Uyu mupfakazi nawe yahereye ko aravuga ati maze mpera ko mfata imyanzuro ikomeye kandi itangaje. Epati do la première fille, dore umwanzuro wa mbere nafashe nk'umuntu wari usigaye njyenyine, wari usigaranye abana bato nabo kandi benshi n'ubutunzi ari buke. Nakoze iki? De faire mon examen de conscience. Nafashe kwisuzuma ndisuzuma nyuriye mu cyo bita umutimanama. En m'examinant, j'ai vu combien il était urgent de me réformer moi-même. Ubwo nigenzuraga nasanze ngomba kubanziriza mu kwikosora njye ubwanjye, de réformer ma vie, de devenir meilleur, de me perfectionner. Nari ngiye kwigorora, kagorora imibereho, ngahinduka uw'ingenzi kandi nkitunganya. Je me mis sur le champ à l'œuvre. Muri ako kanya nahereye ko ntangira umurimo. Et depuis j'ai continué. Uhereye uwo munsi nakomeje kugenda nikosora. Et c'est tout. Wamubazaga yaramaje ati se warangirije aho? Qu'avez-vous fait pour vos enfants? None se ko mbona unyeretse ko wikosoye ukaba warigoroye waratunganyije imibereho, abana bawe wabakoreye iki? Arangirira bati pas d'autre chose. J'ai travaillé sur moi et Dieu a travaillé sur eux. Nta kindi kintu nakoze. Narikoze, Imana irabankorera. Ngubwo ubutwari bw'umupfakazi wari usigaranye abana bake benshi kandi bato, ubutunzi ari buke. Abona nta kindi yakora, asanga atashobora kubayobora atazi kwiyobora, asanga atashobora kubaha inama atazi kuziha, asanga atabakosora atazi kwikosora, asanga atabatunganya atatunganye. Maze arikosora, aravuga ati narikosoye, Imana irabankosorera. Ainsi en se perfectionnant sous l'influence d'une puissance divine, maze kwitunganya nshorewe n'imbaraga mvajuru. Cette mère perfectionnée en éducatrice yaratunganyije uburezi bwe, akere de vertu, yarayakiriye ingeso nziza cyangwa se ubugira neza, et de force indispensable à l'accomplissement de sa tâche. Uko yitunganyaga niko yagendaga asoza inshingano zimureba. Sans le savoir, il transmettait par son esprit de sacrifice et la générosité à ses fils. Atabizi uko yakoze, abahungu yarari mu kwitangaho igitambo yarari gushyira kugira ubuntu mu bahungu be. Sans le savoir, l'esprit de dévouement à ses filles. Atazi ibyo ari gukora, yashyize umwuka wo kumaramaza mu bakobwa be. Nguko uko yareze abana be, abahungu bakura bagira ubuntu, abakobwa bakura bafite kumaramaza. Oui, sans le savoir, il devait une vraie mère. Atabizi nawe yahindutse nyina w'abana mwiza. Elle prit sa place parmi celles qui collaborent avec Dieu. Yasigaye afite umwanya wo gufatanya n'Imana yo kuvugurura ishusho y'Imana dans l'âme humaine, maze agarura ishusho y'Imana mu muntu, wa mutima w'ibambe, wa mutima w'imbabazi, wa mutima utinda kurakara, wa mutima ufite kugira neza kwinshi, awushyira mu bana be. Abahungu bagira ubuntu, abakobwa baramaramaza. Yarasipfaka yari muto kandi yarasigaranye ubutunzi buke, abana ari bato, umukuru muri bo atari yuzuza imyaka 15, yabaye intwari. Rero umuntu wese yemererwa kuba intwari, abana nabo bagomba kuba intwari. Ni Zaburi 144 umurongo wa 12 haranditse hagira hati, nuko n'abahungu nabo bakamera nk'ibiti byikuririza. Ijambo nk'ibiti byikuririza ndabitanga icyitegererezo gusa gito, maze ari byo nshaka ko nibura mwakumva. Ijambo kwikuririza turabifata nk'ibiti by'ibangurirano. Tikiba kigifite itoto ari igisore kikiri kure yo kwera, maze bagafata umutwetwe w'igishaje cyamaze kwera kenshi kandi mu buryo bwinshi, kimaze imyaka myinshi, bagaca umutwe wa cyakindi, bagafataho cyakindi, barangiza bakabangurira. Bamara kubangurira, cya giti kiri hasi gitoto kigatanga amakakama matoto, cyakindi kiri hejuru kigatanga imbuto. Uko niko abasore bagomba kwikuririza. Bibiliya igore kuba mutwe wanyu, maze ukubonye agasanga utazerera, ukubonye akaba tuwijye upfa kurya aho ubonye utazarya ibyo bashyize mu rumogi, wijye upfa kunywa aho ubonye utazibuka wanyoye ibisindisha, wijye upfa gutemberera aho ubonye ejo utazibuka wajyanye na maraya, wijye upfa kugenda aho ubonye ejo utazahura n'abakoshya. Niyo mpamvu mujye mwikuririza,
mujijuke kuruta abasaza ku buryo aho imyaka igeze imbere yanyu hari avenire irimo byinshi yatuma muzabera ababyeyi banyu umugisha, bigatuma uwababyaye avuza impundu aho kuvuza induru. Rero ndatambutse ku birebana n'umuryango, ntabwo mpatinda. Niyo mpamvu hari ibibazo bibiri nashatse ko buri wese yagerageza kwibaza. Mbese ureze abawe nk'uko warezwe? Ahari izina ryawe ryasiga igabo ku isi. Ureze abana bawe nk'uko nawe warezwe? Urakeka abana bawe baba ku isi bari iki ku isi? Abana bawe bakoze nk'uko ukora, bakifata nk'uko wifata, bazagira inyungu n'ishema mu isi. Gerageza kureba abana bagira icyo bita caractère imitateur, barigana, bajya bareba uko ukoze. Wunama bakunama, wihuta bakihuta, wakuruka bakakururuka, waryamira bakaryamira, warya vuba vuba bakarya vuba vuba, wakambya bagahanga bakagakambya. Bityo wabwira umugore nabi nabo bakabwirana nabi. Niyo mpamvu uba ugomba kureba ngo mbe nibifata nk'uko wifata, bakarya nk'uko urya, bakagenda nk'uko ugenda, bakanywa nk'uko unywa, bagakora nk'uko ukora. Ese hari bazasiga ishema ku isi? Ngibyo umuryango turawurangije. Niyo mpamvu nshaka kujya ku kindi, kuko icyigisho cyacu ntababwiye ngo gifite imigabane ibiri, ariko ndagerageza kuvuga kuko indwara ngiye kuvugaho ndavuga ku ndwara ndwi nizo ndibuvure. Ariko mbere yuko nzivura ndabanza nsoma imirongo imwe ya Bibiliya, kuko Imana mu migambi yayo nuko tuba bazima, tukagira ingeso nziza kandi tukagira ubwenge. Iyo umuntu atabaye ubuzima, iyi si muri kureba yujuje ibintu bibi byinshi, ariko icyo tubushake kuganiraho ni ukureba mu guteka kwa 2:32 umurongo wa 5 n'uwa 20. Iki gihe mu gihe cya Mose ntibyari byoroshye, maze bituma agira amagambo avuga nanjye nashatse kutuvugaho twese ahangaha. Bariyononye ntibakira abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo. Bariyononye n'abigihe kigoramye, n'abigihe kinaniranye kigoramye. Bariyononye, yo ni ikosa rya mbere. Ntibakira abana bayo. Iyo umuntu yamaze kwiyonona ntabwo aba ari umwana w'Imana, ahubwo ni ikizinga kuri bo. Iyo umuntu yamaze kwiyonona abagize ingese, abagize ingeso, abayisize ibara ribi, yarangiza bigatuma umubonye wese amugaya. Epati n'abigihe kinaniranye kigoramye. Umurongo wa 20 aravuga ati nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari abigihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bafite ikosa ryo kuba abana batarimo umwete wo kumaramaza. Kuba mu murava, kugira umurava ni ukutabogamira mu kibi. Abafilipi igice cyawo cya 2:15 naho hatubwira ikindi kintu dusabwa kureba ngo nibura tuzirikane. Ahangaha Abafilipi 2 umurongo wa 15, ijambo ry'Imana rifite icyo rivuga, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa ndetse n'ibibuzwa, tubashe kubaho ariko tuzi n'ibyo dukora, tuzi n'ibyo tugamije, tuzi n'intego dusabwa, kugira ngo nibura buri wese agerageze gukora. Ndavuze byinshi cyane, reka ngere kuri iri jambo muri Abafilipi 5:15, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe kigoramye cy'ubugoryi, abo munekeramo nk'amatabaza mu isi. Ndasubiramo nitonze. Kugira ngo mutabaho umugayo, icyo ni kimwe, cyangwa uburyarya, icyo ni icya kabiri. Mu abana b'Imana batagira inenge, icyo ni icya gatatu. Hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi, icyo ni icya kane. Abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Umukristo agomba kuba ameze nk'itabaza, ntawe ugomba kumusitaraho, nta n'uwo agomba gusitaraho, kandi umucyo wacu wabuza n'abandi gusitara. Niyo mpamvu ubu bugorame se n'ubugorame bumeze buti, abo butandame ubugoryi buriho n'ubuhe, ni ubuntu bufite ibintu birenga bugira ku 10 ndibuvuge kugira ngo nzagere ku ndwara, ariko umuntu wese amaze kumenya igihe tugezemo, kuko iyobokamana nyakuri niyo ntego yaryo, nuko umuntu agira ubwenge, akagira imico myiza, kandi akagira n'amagara mazima.
ikimenyetso cya mbere cy'uko abantu bagoramye ni uguhatanira kuyobora abandi utazi kwiyobora. Gubona ushaka kuyobora abandi kandi utazi kwiyobora ukumva wabageza he? Uba ugomba kubanza kumenya kwiyobora ku buryo buzayobora bazagira icyizere, bakavuga bati ni ukuri, nawe azi kwiha inama, azi kwikosora, azi mbese yakwirinda ikibi, ni inyangamugayo, ni umunyamwete mu byo akora, ntabwo yaguhatira gukora yicaye, yarangiza igihe kiragoramye kuko kigize abashaka gutwara kuyobora ariko batazi kwiyobora. Kabiri ni ugucura uwaguhahiye. Abantu benshi cyane basigaye bafata imifuka y'imiceri, imifuka za kawunga n'ibyo byo kurya bigezweho, yarangiza ugafata ibirayi, ugafata ibishyimbo, ugafata icupa ry'amavuta rya litiro 5 ugashyira mu nzu, ukajya ku kazi utariye kandi uwo washatse yiriwe mu rugo. Yarangiza ubwo uwagasigara arya, wowe ukarya muri resitora, uwagasigara arya, wowe ukajya muri kioske, ugatungwa na rushe y'ibishyimbo na capati imwe, ukagwara hemoroide n'impatwe zindi kandi warahashye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu aba agiye kuzacurwa n'uwo yahahiye. Ibyo uyu muntu aba atandamye. Ku ngingo ya 3 ni ugusesagura ufite ibitambambuga n'ingimbi. Abantu benshi cyane bafite ingorane, abana baracyari bato, ugasanga ari gukoresha amafaranga arenze ayo yinjije uwo munsi, agakoresha inguzanyo zizamara imyaka 10, akibagirwa ko abana bato bazakura bongera amakene, akibagirwa ko bazongera kurya, ko bazongera amashuri na uniforme, ko bazongera aho barara, ko bazongera ingendo. Yarangiza ni bibi, ubugoramye, ubutandamye, iyo usesagura n'ibindi bigera ku 10 ntabwo ndibisobanura byose. Ni ukwiga, ni ukugwiza imyaka utagwiza akamaro, ni ugutinya umuruho utarabona urufatiro, ni ukudamarara utazi ikiminsi hatse, ni ugusebya uzashaka amaboko, ni ukwirengagiza umubiri kandi aricyo gishoboka.